Ese uribaza iki mu gihe AI cyangwa icyo bita artificial intelligence cyangwa ubwenge bukorano mu buryo imashini cyangwa mudasobwa zahawe ubushobozi bwo gutekereza, kwiga no gufata ibyemezo mu buryo busa n'ubw'abantu? Ni ukuvuga ko AI ishobora gukora ibikorwa bisaba ubwenge bw'ikiremwa muntu nko kumva, kumenya ibintu, gusesengura, kwiga ku byo yabonye no gukora akazi nta muntu uyikurikiraniye hafi. Iri koranabuhanga kandi rikaba ribasha gukora rifasha mudasobwa, amarobo n'amaporogaramu kumenya amakuru no kuyasesengura, gufata ibyemezo kubera ko ishobora kwiga amakuru menshi cyane kandi ikora byinshi byihuse cyane kandi kurusha umuntu. Ese ubu bwenge karemano nibukomeza kwaguka, ese ubundi abantu bazabaho mu buzima bumeze bute? Niba AI ibasha gukora imirimo yose ikiremwa muntu kivanzemo, ubwo urumva amaherezo y'ikiremwa muntu ari ayahe kuri iyi si? Mu gihe AI ikomeje gutera imbere bingana gutya. Hari benshi bibaza ku mumaro wa AI, mu by'ukuri AI ifite imimaro myinshi cyane. Imwe muri iyo ngiyo twavuga ni ukoroshya ubuzima bwa buri munsi, icyo twita ChatGPT kugufasha no gushaka amakuru no kwandika, GPS kuyobora imodoka mu nzira, kamera z'umutekano kumenya ahantu cyangwa ibintu. Mu buvuzi AI ikoreshwa mu gupima indwara zidakoresheje abaganga benshi, gusesengura ibizamini by'amaraso, radiographe n'ibindi. Mu bukungu n'ubucuruzi, guconga amafaranga no gukora igenamigambi ry'ibigo, gukora ibaruramari ryihuse, gukora ubucuruzi bwo kuri internet, online marketing. Mu buhinzi, robo zihinga, zihunika imyaka cyangwa zicunga amazi n'ifumbire, iteganyagihe ry'ikirere rikoreshwa na AI. Mu nganda, robo zikora ibintu byinshi cyane ku murongo w'itunganyamusaruro, icyo twise product line. Uburyo AI yasimbuye abantu benshi cyane mu mirimo itandukanye. AI imaze gufata imyanya myinshi cyane y'imirimo yakoreshwaga n'abantu cyangwa yakorwaga n'abantu. Mu nganda, robo zasimbuye abakoraga muri department zo guteranya ibyuma, icyo twise assembling. Abapakiraga ibintu biva ahantu hamwe cyangwa bijya ahandi, abakoreshaga amamashini akomeye. Abo bose baricaye kubera AI. Mu mabanki, AI yasimbuye abanditsi b'ibitabo by'amafaranga. Abakozi bo kwakira abakiriya, self service machine, abarinzi b'umutekano, CCTV, intelligence system. Mu bwanditsi no mu itangazamakuru, AI irandika inkuru ngufi, irasesengura amakuru mu masegonda. Mu gutwara abantu, imodoka zitwara abagenzi zidafite umushoferi, drone zitwara ibintu. Mu burezi, ChatGPT n'izindi AI zisimbura abarimu mu gutanga ibisubizo no kwigisha. Ni ukuvuga ko umuntu wazanye AI ashyize ubuzima bwacu mu kangaratete. Iyo witegereje neza mu iteganyagihe ry'ahazaza, AI izatuma ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera kitabona akazi cyangwa se kitabona imibereho. Abahanga bo bavuga ibintu bibiri: uko bashobora kugenda nabi, AI ishobora gusimbura imirimo y'abantu miliyoni ntaho bakuye amaramuko, gukora ibintu byinshi cyane kurusha abantu bigatuma umwe batabona akazi, gutuma ba rwiyemezamirimo bakoresha amarobo aho gukoresha abantu. Imwe mu myuga ishobora kuzacika, abamotari n'abashoferi uwo mwuga wabo uzacika. Abarimu bamwe na bamwe, amasomo yoroshye, abakora mu nganda, abakora akazi ko kwandika cyangwa gusesengura amakuru. Abo bose hari amakuru adashidikanya ko mu gihe kizaza abo bose bazaba bicaye batagikora. Ariko kandi ku rundi ruhande twavuga ngo ruri positive, abahanga bo baravuga bati AI izazana imirimo mishya, nko kuba abahanga bayo, ni ukuvuga AI engineers, abayigenzura n'abayitoza, abayikoresha mu buhinzi, ubuvuzi n'ubucuruzi. Inshingano y'ibihugu n'abantu ni ukuzana ubushobozi bushya, uwize ikoranabuhanga, ubuganga, ubuvuzi, amashanyarazi, uburezi n'imirimo yo guhimba ibintu bishya ntazacika. Ingingo nyamukuru ni uko muri iyi minsi iri imbere izatuma abantu batakibasha kubona amaronko. Ibi rwose birashoboka cyane kuko niba igihugu kitigishije abantu ubumenyi bujyanye n'iterambere, abantu batiga uko bakorana na AI aho kuyirwanya, nta mategeko akomeye agenga ikoreshwa ryayo. Ariko ibi ntibishoboka. Igihe abantu biga ikoranabuhanga, AI igakoreshwa nk'umufasha, ntibe umusimbura w'umuntu mu buryo bwose.
Mu by'ukuri AI si umwanzi w'ikiremwa muntu, ahubwo ni igikoresho gishobora kudufasha gutera imbere, ariko gishobora kudusiga inyuma niba tutiteguye. Guhangana na AI si ngombwa, ahubwo tugomba kwiga ukuntu tugomba kuyifashisha kugira ngo tubone amaronko, akazi n'iterambere. Uyu munsi abatuye isi yose basaga amamiliyari ibihumbi n'ibihumbi bamwe bemera ko kwiga ntacyo bikimaze, bavuga ko n'ubundi n'ahandi nubwo baziga n'ubundi bazaruha bicare. Ariko mu by'ukuri bibi ntago ariko bimeze. AI ni umufasha w'abantu b'abahanga, ariko kubaswa yabaye umutware. Impamvu abantu benshi bavuga ko kwiga ntacyo bikimaze, hari ibintu bitatu by'ingenzi bituma abantu babitekerezaho. AI isubiza ibibazo byose byihuse. Aratekereza ngo niba niga translation ese nzayikora nte? Kandi AI yarabikemuye. Ushobora kwandika ikibazo AI igahita igusubiza mu masegonda, mu gihe umuntu yabimara amasaha arenga iminsi nk'ibiri cyangwa 3. Ibi bituma abantu bibwira ko kwiga bitakiri ngombwa. Abanyeshuri bamwe batagikoresha ubwenge bwabo. AI irandika inshingano, irazuzuza ibisubizo byose, ikabakorera ubushakashatsi. Hari abashyiraho n'ibintu batigeze biga, batigeze banakorera ubushakashatsi. Imirimo myinshi isaba ubwenge isimburwa n'ikoranabuhanga. Abanditsi, abasesenguzi, abakozi bo mu mabanki, abanyamategeko n'abandi, AI ibafasha cyane cyangwa ikabasimbura. Bityo abantu bati niba AI ikora ibyo byose ni kubera iki tukiga? Abandi barakongera bakibaza ati ariko se ubundi kwiga biracyari ingenzi? Ese ubundi biracyameze nk'ibya mbere? Niba hambere umuntu yarabashaga kwiga, ababyeyi bakamubwira ati genda ujya kwiga uzaba minisitiri, uzaba meya w'akarere, none ukaba urangiza kwiga kaminuza ukicara nkaho utigeze uninyuramo. Aha niho kuri nyako kuri. AI ni igikoresho si umutima nama. Irashobora kukwereka amakuru, ariko ntishobora kugufatira umwanzuro mu buzima bwawe. Kwiga bigufasha kugira ubwenge bw'ubuhanga n'ubwenge bwo gufata ibyemezo. Utazi kwiga no gusesengura ntashobora kumenya ibinyoma. AI irashobora kwibeshya, ntushobora kumenya ukuri niba utazi gusoma cyangwa gusesengura cyangwa gutekereza. Isi y'ejo ikeneye abantu bazi gukorana na AI, si abatayizi. Kwiga ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi bituma umenya gutuma AI gukora ibyo wowe ushaka. Umenya kwigenzura, kwitoza no kuyikoresha. Ariko ibyo byose niba utabizi, AI yo izajya igutuma kujya kubishaka. Umuntu utiga azaba umushakara wa AI. Niba ibi ngibi utabyemera, nawe urimo upfa buhoro buhoro. AI ni kubera umufasha wo kukubera umutware. Uzasaba ikoranabuhanga buri kintu cyose ntacyo uzi wenyine, uzasuzugurwa mu isoko ry'umurimo. Kwiga nibyo bizatuma AI bimufasha, ntabwo izaba umutware wawe mu gihe uzaba wize. Dore imirimo izasigara ari y'abantu bafite ubumenyi bwisumbuye, kandi iyo mirimo AI ntiyikora neza kurusha umuntu. Ubuvuzi buhanitse, ubuganga bw'inyamaswa, inyubako n'ubwubatsi, politiki n'ubuyobozi, ubuhanzi n'ibitekerezo bishya, ibyo byose AI ntibasha kubikora kurusha umuntu. Umuntu wakubwiye ko kwiga ntacyo bikimaze, uwo ngo yaragushutse. Ukuri kwa nyako nuko iyo utize AI iragusimbura, ariko iyo wize AI ikongerera imbaraga. Ni nko kugira imashini ikomeye, utazi kuyiyobora ikaguhitana. Nyamara uyizi iguha ubukungu n'iterambere. Inyigisho yo mu gasozi, AI ntabwo yakuye agaciro ku kwiga, ahubwo yahinduye icyo tugomba kwiga. Mbere wigaga kugira ngo uzabe urusha abandi gukoresha za mudasobwa ndetse n'ibindi. Ubu wiga kugira ngo ubashe gutegeka no kuyobora mudasobwa. Nibyo koko AI ishobora gutera urubyiruko by'umwihariko abanyeshuri n'ingaruka mbi zirimo kuba abanebwe cyangwa kubagira nabi mu myigire. Reka tuganire ku buryo AI ishobora kubangamira urubyiruko n'ibisubizo bishoboka mu byo kwirinda guhangana n'ingaruka zayo. Icyambere ni ukujya ku bisubizo cyihuse. Overreliance. Iyo abanyeshuri bakoresheje AI nka ChatGPT cyane mu gutunganya inshingano zabo, essay, imikoro, bashobora kugenda banenga ubushobozi bwayo bwo gutekereza no gukora ubushakashatsi bwabo. Ibi bishobora gutuma batiga no gusesengura no gushaka ibisubizo byabo. Harimo cognitive offloading. Ni ukuvuga ko abanyeshuri bashyira umutwaro w'ibitekerezo kuri AI aho kuba uwabo, bityo bikabagira intege nke cyane mu gutekereza no mu bibazo byabo bibagoye.
Bamwe bitwaza ko baba bitoza kugenzura niba ibisubizo bya AI ari ukuri. Hari n'ubushakashatsi bwerekana ko abanyeshuri bashobora kwakira amakosa ya AI nta gushishoza. Kunanirwa gutekereza no gushaka ibisubizo byabo, erosion of critical thinking. Kubera AI abanyeshuri bashobora gutitoza uburyo bwo gusesengura amakuru, guhuza ibitekerezo no kureba impamvu zituma ibintu byabo bitaba bimeze neza. Iyo AI ibaha ibisubizo bitunganye byanditse neza, bashobora gufata gusa ibyo yanditse batari banabisobanukiwe, bigatuma ubumenyi bwabo burushaho kuba bworoshye cyane, surface level, aho kuba bwimbitse. Bamwe mu barimu bavuga ko abanyeshuri batakaje originality cyangwa originalite yabo mu buhanga bwabo bwo gutekereza, kuko bashyira imbere gusa AI mu gutekereza no kwandika. Kugabanuka k'ubushobozi no gukora mu matsinda no kuganira n'abandi, gukoresha AI cyane cyane bigatuma abanyeshuri bakora inshingano zabo ku giti cyabo aho gukorana n'abandi. Ibi birababuza kungurana ibitekerezo, kumenya guhangana n'ibitekerezo bitandukanye no kuzamura ubushobozi bwo gukorana n'abandi. Uburebure bw'abantu buturuka mu biganiro no gutanga ibitekerezo no mu gutegura no guhindura ibyo abandi bavuga burangwa no kwigira hamwe. ChatGPT ishobora kugabanya ubwo buryo bukomeye cyane bwo kwiga. Amahirwe yo gukoresha AI mu kunyereza ndetse no gukopera, icyo bita plagiarism. Hari abanyeshuri benshi bashyira mu mikoreshereze yabo AI inshingano zabo, bakohereza ibyo AI yanditse nk'ibyabo, bigatuma habaho gukoresha nabi, academic dishonest. Ibi bishobora gutuma habaho ikibazo cy'ubunyangamugayo mu myigire, kuko utabasha kubona neza niba ibyo batangaje ari ibyanyabyo batangaje byavuye mu mitwe yabo ubwabo cyangwa ari ibyavuye muri AI. Guhungabanya k'ubushobozi bwo kwiga neza no gutekereza ku busanzwe. Abahanga bavuga ko igihe abanyeshuri bibasira cyane AI ku kazi kabo ka buri munsi, bashobora guhura n'ikibazo cyo kudakora ubushobozi bwo gutekereza byimbitse, deep thinking, kuko AI bikora ibyaha byabo. Mbese ubwo no kuvuga ko AI irabafasha mu makosa yabo, mbese AI irabafasha gukopera, irabateranya n'isi y'ahangaha hanze. Hari raporo nyinshi cyane zerekana ko urubyiruko rukoresha AI ku buryo bwatuma batakaza ubushobozi bwabo bwo guhangana n'udushya no gutekereza ku kintu kiboneye, ahubwo bagahora bakurikiza ibisubizo byoroshye. Ibi kandi byose byatewe no gukunda ubuzima bworoshye cyane. Ikibazo cy'ubusumbane mu bumenyi no gukoresha ikoranabuhanga. Abanyeshuri badafite ubwo buryo bwo kubona AI cyangwa badafite ingufu zo kuyikoresha neza, bashobora gusigara inyuma. Ibi bishobora gukoresha ikinyuranyo mu myigire hagati y'abafite uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga nabo batabufite, bigatuma hari urubyiruko rwinshi rutagira amahirwe angana no kwiga. Mu mijyi yose isanga amamiliyardi n'amamiliyardi ndetse no mu byaro, hari abanyeshuri benshi bagaragarwaho n'ingaruka cyane cyane mu rubyiruko muri rusange ku ngaruka z'imitekerereze no gukoresha AI. Imiterere y'imbere mu bantu, identity formation. AI n'imbuga z'ikoranabuhanga zishobora gutanga ishusho ry'ubuzima butari ukuri cyangwa buciriritse, bigatuma urubyiruko rutabasha gutegura neza nuko rubona ndetse ahazaza habo. Self image, umutwe wo kwifashisha AI mu buryo butarimo gutekereza. Iyo umuntu asanzwe yize kwifashisha AI gukora ibintu byose, ashobora kutagira ubushake bwo gukora ubushakashatsi cyangwa akazi kiwe ku buryo bwimbitse. Guhagarika gukura mu bitekerezo. Umwana cyangwa umunyeshuri ashobora kutagira ubushake bwo kurwana n'ibisubizo cyangwa se no gushakisha amakuru kuko AI yamufasha byoroshye. Icyo dushobora gukora no kugira ngo twirinde ibibi, si uko AI nta kimaze cyuko atari ngombwa kuyikoresha neza kugira ngo itazangiza imyigire y'urubyiruko. Igitangaje cyane n'ukuntu usanga hari n'abarezi bamwe na bamwe bayikoresha bafasha abana babo mu kwiga. Ukibaza ese ireme ry'uburezi ubundi ririmo riravaho rijyahe? Gutoza AI mu mashuri, abarezi bagomba kwigisha uburyo bwose bwo gukoresha AI nk'igikoresho cyungura, si nk'umusimbura w'ubwenge. Gutegura amasomo no kwigisha abanyeshuri AI literacy, ubumenyi bwo kumenya ibyiza n'ingorane za AI. Gushyira amabwiriza mu mashuri, amategeko ya AI, impamyabumenyi cyangwa imikoro igomba kwerekana igihe AI ikoreshejwe. Kwigisha abanyeshuri gutanga ibisobanuro byabo kugira ngo babashe gukora neza cyangwa se banoze umurimo wabo, gusobanura ibyo AI yabafashijemo n'icyo bayikuyemo. Bagomba kandi gukurikirana no gupima ubumenyi. Ubwo ni ukuvuga gukoresha uburyo bwose bwo kwipimisha.
assessment butuma abantu bagaragaza ibyo bize, nko gukora imikoro mu ishuri aho AI itagikoreshwa cyangwa igihe gikwiye, gushyira imbere imirimo isaba gutekereza critical thinking, gukora ubushakashatsi no guhangana n'udushya aho gushimangira gusa no kureba ku giciro cyiza cy'inshingano, gutanga ubufasha no gushyira imbere AI ku ruhande rwiza, kwigisha abanyeshuri no kuyikoresha kugira ngo isobanure ibintu bibagora atari ukwandika ibintu byose, guhuza AI n'ikiganiro hagati y'umwigisha n'umunyeshuri. AI iragusobanurira iki? Wowe ubitekereza ute? Kwirinda umutekano w'amakuru, privacy. Amashuri n'inzego z'uburezi zigomba gutanga amabwiriza ku bijyanye no gukusanya neza no kubika amakuru y'abanyeshuri bakikoresha. Kwigisha urubyiruko gukoresha AI mu buryo bwose butabangamiye ubuzima bwabo bwite, personal data. Reka dufatanyirize hamwe turebe dusobanura ibi bintu bitatu. Icya mbere, uko ibintu bibi byagenda. Icya kabiri, uko ibintu byagenda neza. Icya gatatu, icyemezo cy'ukuri gisoza. Uko ibintu bibi byagenda nabi mu myaka nk'ijana iri imbere. Niba urubyiruko rukomeje gucika intege no kudatekereza, AI iri mu iterambere. Ibi ni bimwe bishobora kuba hayi ikiremwa muntu gukora imirimo mike cyane. AI ishobora gushyirwa mu burezi, ubuvuzi, ubuhinzi, gutwara abantu, ubuyobozi bw'ibigo, inganda zose. Ibi bizatuma imirimo myinshi ihinduka iy'ikoranabuhanga. Umuntu udashoboye gufata icyemezo kubera ko yabaye umunebwe, uwo nguwo azabura akazi burundu. Abantu benshi bazaba bategereje imfashanyo za leta, ariko ntabwo abantu bose bazategereza imfashanyo za leta ngo bikunde. Ubuhanga bw'abantu buzarushaho kugabanuka, loss of human intelligence. Iyo abantu batazi kwiga cyangwa ibyigishije ntibibakore mu mitwe yabo, mu myaka nk'ijana iri imbere bashobora kuzaba batakibasha kubara no kwandika neza batifashije AI, badashobora no gusesengura amakuru, badafite ubushobozi bwo guhangana no guhanga udushya, icyo bita creative decline, badashobora gukemura ibibazo bikomeye. AI izaba yararengeje ubwenge 100%, ahubwo bo bazaba barasubiye inyuma mu buryo bwose bushoboka. Abantu bazaguma mu bwenge bwo hasi, low intelligence society. Gusa kandi ku iterambere ry'ubwoko bw'abantu, human stagnation, iterambere ry'isi ntirikomeza ushyashya kuko abantu batazaba bakora ubushakashatsi babwishingikirijeho, nta bumenyi bushya bazongera kubona. Byose bizaba bikorwa n'amamashini. Isi izaba itagishoboye gutera imbere ibifashijwemo n'abantu. Abafite ubumenyi n'abatabufite gap izaba ikomeye cyane, extreme inequality. Mu myaka ijana iri imbere, abantu bake bafite ubumenyi bwo hejuru bazaba nk'abatware b'isi. Rubanda nyamwinshi, abatozwa no kwigana AI, bazaba abakozi boroheje. Isi ishobora kuvamo ibirere bibiri, elite, abafite ubumenyi buhanitse na tekinike. Abasigaye azaba ari abakoreshwa n'ikoranabuhanga. Abantu bashobora kuba abacakara ba mu mashini, dependent society. Abantu badasobanukiwe n'ukuntu AI ikora bazaba babaye nk'aho batekereje AI kubayikorera cyane, batagifata ibyemezo, batagishoboye no gucunga ubuzima bwabo. Umuntu azaba atandukanye n'umukozi w'ikoranabuhanga, ahubwo azaba umukoresha w'ikoranabuhanga atabasha kuyigenzura. AI ishobora gufata bimwe mu byemezo by'isi byatangiye no muri iki gihe. Niba abantu badafite ubushobozi bwo kuyirwanya mu myaka ijana iri imbere, AI izashyirwa mu butegetsi nko mu mategeko no gucunga imijyi. Abantu b'abanyabwenge benshi cyane bazayikoresha mu kubaho neza, abandi bafite ubumenyi buke bakaba igikoresho cyangwa bakajya bakoreshwa nayo. Uko ibintu byagenda neza niba abantu bihuse, ariko hari icyizere gikomeye. AI ishobora gufasha abantu kwiga neza no kurusha abantu ba kera ba mbere babayeho. Kwiga ntibyaba bigikomeye cyane, AI igatanga inyunganizi mu myigire y'abanyeshuri. Abantu bashobora kuzigira ubuzima bworoshye cyane, ibikorwa byose bikomeye bigakorwa na AI. Imirimo mishya izavuka, abatoza ba AI, abagenzura AI, abashushanya AI mu buhanga bwabo butandukanye. Ubuzima buzaba bwiza cyane mu burezi, ubuvuzi n'ubukungu. Umwanzuro w'ukuri nuko icyizere gihari, hari akazi kenshi cyane kandi kagukora. Mu myaka ijana iri imbere, AI ishobora gutuma isi yose izaba nziza cyane cyangwa ikaba mbi cyane, bitewe n'uko abantu biga kuyikoresha. Niba urubyiruko rukomeje kuba abanebwe,
isi izagenda nabi cyane, abantu bazatakaza ubwenge, abantu bazaba abacakara ba AI. Niba urubyiruko rwigisha gukoresha AI neza, AI izaba umufasha, abantu bazaba bashoboye, isi izatera imbere. Mu magambo make cyane akandi asobanutse, isi yabaye mbi cyane kubera umwaduko wa AI mu bintu byose, mu bintu bikurikira. Abantu batangiye kuba abanebwe kandi badatekereza. AI ikora ibintu byose byihuse cyane ku buryo abantu cyane cyane urubyiruko batakigira umwete wo kwiga, gukora ubushakashatsi cyangwa gutekereza no gusoma byimbitse. Imirimo myinshi cyane yarashize, abantu baratakaza amaronko. Amarobo n'ikoranabuhanga bya AI byafashe imirimo y'abantu mu nganda, mu mabanki, mu itangazamakuru, mu burezi no gutwara abantu. Abatize ikoranabuhanga bahindutse abashomeri. Kwigenga kw'ibitekerezo kwaragabanutse cyane, abantu benshi batangiye kwishingikiriza kuri AI mu gufata ibyemezo byose, bigatuma batakaza ubushobozi bwabo bwo gutekereza ku giti cyabo. Kunyuranya n'amahame y'ukuri, misinformation kwiyongereye. AI ishobora gukora abantu bose mu binyoma, amafoto n'amashusho y'ibintu bitigeze bibaho, deep fakes, bigahungabanya ukwizera mu isi yose. Icyuho hagati y'abakire n'abakene cyaragarutse. Usibye no kugaruka kandi cyaragutse. Abafite ubushobozi bwo gutunga no gucunga AI barushijeho gukira, naho abandi badafite ubumenyi bwo kuyikoresha barushaho gukena. Ni rya jambo ngo ufite azongererwa n'udafite azanyirwa n'ibyo yari afite. Ubuzima bw'abantu bwatangiye kugenzurwa cyane. AI ikoreshwa mu kugenzura no kumenya isura, kumenya aho abantu bari no gukusanya amakuru yabo, bigabanya ubwisanzure n'ubuzima bwite. Ubaka kanya iyo urebye neza nta mupolisi ugihagarara mu muhanda, imodoka ziratambuka, kamera zigakora akazi kazo. Umumotari cyangwa umushoferi aratambuka agenda yihuta cyane akandikirwa. Ibi bivuze ko AI zamaze gufata imirimo yose kugeza ubwo igeze no mu byerekeranye n'ubuyobozi. Abantu baciye intege mu mibanire n'ubwiyubahirize bwa muntu. Abantu bamwe basigaye bakunda ikoranabuhanga kurusha ibindi bintu byose, imibanire bahungabanya n'ubumuntu bukagabanuka. Mu ncamake turimo tugana ku musozo, AI yazanye ibyiza byinshi cyane, ariko nanone yazanye ubunebwe n'ubushomeri, amakosa n'umutekano, amakuru y'ibinyoma, icyuho cy'ubukungu n'igabanuka ry'ubumuntu. Icyo twabwira abantu bose badukurikira kuri iyi TV, nuko AI ishobora kugira ingaruka mbi cyane ku rubyiruko, by'umwihariko abanyeshuri, mu buryo bwo gutuma babura umwete wo kwiga, gutekereza no gukora ubushakashatsi bwabo. Ariko nta mpamvu yo guhora tuvuga ibi bintu nko hari ikintu kibabaje byonyine. Dushobora gukoresha AI neza, tukayifata nk'umufasha mu myigire yacu, ariko tukanarinda kidufata mu buryo ku buryo bwabasha kuba bwaturoha mu nzira mbi, butabasha kutwubakira ubushobozi bwacu. Rero aho dusoreje ikiganiro cyacu twe twabateguriye, amakuru yo nakagaruka tuzadura dukomeza tubane. Urakoze cyane, ndabashimiye. Niba utarakora subscribe, making sure ko wayikoze, ukore share kandi ukore na like. Ubundi twe dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngaho murabeho.